Mumeganiriza kumira ukoka ko ntiyabitsa n'iki cyihariye cyatumye umutinda mu mwanya ungana kugira mwamaze mujya gutoranya umunyampinga na makumyabiri kuvuga ko hari ibyo gutumvikanaga n'ingenzi cyane ese kuko n'ubu yakoze twajuze ko abavuye n'indi bindi mu bagize akamaro n'akamaka nk'uko bagiye babivuga Megan yavuze ku bintu byagiye bihinduka mu irushanwa birumvikana n'akanyamuneza habayeho changes habayeho impinduka ntabwo ari irushanwa ryonyine ryakuze rikurana n'akanyamuneza kuko ariko gatanga Miss Rwanda. So ngira ngo nshobora gutangirira ku byo criteria cyangwa se ibishingirwaho kugira ngo bahitemo akanama nkemurampaka. Akanama nkemurampaka akenshi kaba kagizwe n'umubare uri odd utari even. Abagomba kuba ari umubare w'igiharwe, bivuze ko either aba ari abantu 5 cyangwa se 7 cyangwa se 9 cyangwa se 13. So muri abo bantu rero ikintu gishingirwaho kugira ngo batoranye akanama nkemurampaka haba uko irushanwa rireba ibintu bitandukanye. It's beauty with brains cyangwa se beauty with a purpose. Hari ibyo their entry criteria ari byo dukurikiza beauty, hakabamo content, hakabamo illustration. So muri abo bantu bagize akanama nkemurampaka haba hagomba kubamo umuntu uzi kureba content, ariho mushobora kubonaho abantu baba analyst mu buryo butandukanye, bashobora kureba ubumenyi bw'umukobwa afite uko abisohora ayo illustration. So hakaba hashobora no kubamo umunyamideli ureba the style of the young woman, the style of the contestants, the competitors. Hakabaho tujye mubonaho n'abanyamakuru kuko twumva ko abanyamakuru bagira ijwi ryumva ryanariza. So izo ni criteria zigenderwaho kugira ngo bahitemo akanama nkemurampaka. It's different experiences abantu baba bafite muri iyo field. So ngira ngo ikindi gikurikira ni judging criteria. Nk'uko bavuze hari ibyagiye bihinduka. Uno mwaka hazarebwa beauty iri ku manota 30, hakurikireho illustration iri ku manota 30, ikindi dukurikizeho content iri ku manota 40, toto yose ikaba amanota 60 nako ijana. Ariko content cyangwa se ubumenyi bw'umukobwa, ibitekerezo bye, uko abasha kubivuga, intego ye, nibyo bifite amanota menshi. Wenda mushobora kwibaza mutse ko ari irushanwa ry'ubwiza kuki harebwa amanota cyangwa se content. Iri ni irushanwa ry'ubwiza ariko ubwiza bufite intego. So ubwo uri mwiza gusa kuko beauty is relative, ubwo uri mwiza nyine uri ikindi nyine ntabwo uri wa Miss Rwanda. Ariko twebwe icyo tureba cyane ni beauty with a purpose, ubwiza bufite intego. Abakobwa beza mu Rwanda ni benshi. Beauty is relative, it depends ku muntu ureba, ariko none icyo dushyiramo imbaraga, what is this young woman going to do? Is she going to do something diligent to the society? Icyo nicyo cy'ingenzi muri byose. Ikindi hagiye habaho impinduka mu mapanos azagenda agaragara nk'uko Megan yabikomojeho. Harimo talent competition, harimo talent winner, hakabamo best innovative project niba nibeshye n'ibindi bitandukanye. So birumvikana rero ko hari panel zizaza zijudginga the innovative projects, hakaza panel izajudginga muri talent. Ikindi muri bootcamp ndibaza hazabamo oral and written assessment. Birumvikana ko izo panel zose zigiye zifite abajudges batandukanye. Ikindi impinduka zindi zihari, abantu benshi bagiye bakomeza kubyibaza ati ko abakobwa 20 bajya muri bootcamp ko hatubona abakobwa 10 ari bo babazwa. Igihari nuko panel ya oral and written assessment nizatanga abakobwa 10 bazabazwa kuri finale. Abakobwa 20 bose ko bazajya muri bootcamp ntago ariko bazabazwa. So ndibaza urwo rujijo abanyarwanda benshi bibazaga impamvu muri bootcamp hajya abakobwa 20 ariko hakavuga 10. So amanota yabo ya oral and written assessment na discipline bagaragaza muri bootcamp, kuko niba ari umunyampinga agomba kuba ari umukobwa ufite ubwiza, ufite ubwenge, ariko nanone ufite umuco, kuko
umuco nawo ni ingenzi cyane ku mukobwa uza w'intangarugero agahagarara igihugu cyangwa se akanabera role model abandi bana b'abakobwa. So izo nizo mpinduka zihari mu kanama nkemurampaka. Kandi ikindi ngira ngo wenda nashaka gukoraho emphasis ni uko akanama nkemurampaka abantu bose baba bakagize buri muntu afite inota ringana n'iry'undi. Aho ngira ngo nisubize ikibazo cya benshi bagendaga bibwira ko Nyampinga w'u Rwanda ushobora gutanga ruswa, umukobwa akaba Miss Rwanda, kuko mbonye Jody hano wenda ukabuze ngo azaza muri auditions, ushobora kuvuga ngo ushobora kumuha akantu agatsinda. No, Jody ntabwo ari gukora umuntu Miss. Akenshi abenshi hari abagenda bavamo bakavuga Jody niwe wankuyemo, ariko nibwira ko sometimes mu magaciro nafite rimwe na rimwe hari abantu banyoveratinga. Mfite ijwi cyangwa se umuntu wari we wese umujudge muzabona afite ijwi rimwe ringana n'irya mugenzi we, nta kamaro hari. We all sit and deliberate then tugatanga Miss Rwanda. So kwibwira yuko kanaka yagukuyemo cyangwa se niba uzi kanaka agomba kuzatambuka, abakobwa bari mu rugo cyangwa se n'ababyeyi mutegura abana banyu, bakobwa mwitegure. Niba uzi umuvandimwe wanjye cyangwa se umuvandimwe w'undi muntu uzabona, don't expect to just kumva kuzatsinda kuko hari umuntu muziranye. Ibyo nta muntu ugira Miss uramwigira, Miss umukobwa aramwigira bitewe no kuntu yiteguye n'ubumenyi afite no kuntu ari ready to compete. Nibwira ko ari ibyo ngibyo. Niba hari icyo nibagiye cyangwa se ikibazo mwaba mufite mwaza kumbaza. Narasoza kugira ngo dukure n'urujijo by'ubunyangamugayo n'iki Miss amenyekana byibuze 3 hours, nako umukobwa amenyekana, umujudge amenyekana 3 hours cyangwa se 2 hours prior the event. So byumvikana ko biragoye kugira ngo umenye umuntu ngo ese ninde uzaba uri kuri jiri, ese ninde uzaba uri kuri pano, kugira ngo mwirinde ya marangamutima. Twese njyewe ndafite experience, nagiye maca batubwiraga 2 hours to the event, ukitegura. Waba utabonetse hakaba n'abandi bagusimbura kuko abafite experience aba ari abantu benshi batandukanye. It means we have to deliberate. Ntabwo tugendera kuri criteria zacu bwite, tugendera kuri criteria zirushanwa. Bivuze yuko hari ibyo dukurikiza. Twese rero dufite uburyo ki dutangamo amanota. Amanota ushobora gutanga siyo manota person X ashobora gutanga, siyo manota person Y ashobora gutanga. So wenda nshobora kubazana na biseguraho koko abanyarwanda benshi barabivuze byaratinze bisa nkaho birambirana. We are very sorry for that. Gusa nanone ku rundi ruhande, if you're very optimistic, bikwereshka ko it's a very tough competition. Abakobwa bari beza, abakobwa bari abahanga. Ikindi bikwereka transparency n'irushanwa. Bivuze ko Miss ntabwo azwi. Miss arabiharanira abantu. We deliberate gutanga amanota. So the delay, yes, as much as bitari byiza, gusa nanone turebe ku rundi ruhande rw'irushanwa, it was a very tough competition and very transparent competition. Kuko niyo mpamvu ngira ngo mbihereyeho nababwiye yuko aba judges bagomba kuba ari 5, bagomba kuba ari 7, bagomba kuba ari 9. Kuko hari situations cyangwa se cases aho umukobwa ashobora draw, agatanga amanota, ugasanga when you add up the total abakobwa baranganya. So uwo mubare rero w'ugiharwe icyo ufasha nuko we have now to vote. Icyo gihe amanota y'aba judges yanganye. So niyo mpamvu rero ushize byatinze. It was a very tough competition but again very transparent on another hand. Ikindi kibazo ni cyerekeye kuvuga abakobwa ngo 20 kuki hazabazwa 10. Ngira ngo nari navuze yuko hari panel sessions zizaba, hari oral and written assessments. Those 2 panels na discipline y'abakobwa kuko baba bafite metron, baba bafite babagenzura ibyumweru 2 kubana n'abandi, your interactions, the discipline, the way you abide by the rules of the competition, together with the oral and written assessment. Ibyo nibyo bizaduha top 10 bazabazwa ibibazo kuri finali. Abakobwa 20 bose ntago bazabazwa. Oral and written assessment plus the discipline that you have shown in the bootcamp nibyo bintu bizatanga abakobwa 10. Ikindi kibazo cya gatatu ku bakobwa bavamo no kuntu ngo abantu overrating, ngira ngo nabivuze. Sometimes abantu baguha agaciro udafite. Nabihereyeho mvuga ko suko nta gaciro mfite, ariko
kuri pana abantu bose bahari buri mu judge ariko twaceceka twumvikana ahantu harimo gusakuza kandi arababajije. So ikindi rero buri mu judge afite inota rimwe ringana n'iry'undi muntu. So ni ukuvuga ngo Jolly rero ntabwo ari uzakugira miss nta nubwo ari ugukuramo, we all have amanota angana twese. So ibyo kubona abantu bagenda bavamo ya platform nayiciyemo nanjye, hari abo nazaga ninya kuri pano, wabonaga ba Mike Karangwa, ukabona bari Rwabigwi, ukabona Mama Eminante, ba Sandrine Sheja, twese hari abantu twatinyaga. So nta gitangaza gihari, I have been through that platform. Ikindi hari wenda niko umuntu aba yitereye icyo kibazo sinjye mbasha kugisobanura nanjye, gusa igihari nuko nta mujaji wagukuramo, nta mujaji wakugira miss, uko nawe wakugira miss niko nta wakuramo umukobwa, twese dufite amanota angana. So ibyo bindi rero ni bias wenda bitewe, I don't know, every panel has that person anyway, simbizi. So ndibaza ari ibyo ngibyo mwari mwambajije.